ibiri nk'ahantu aho cyangwa kujya mbazanye nkakubwira nuko nyine bitashoboka. Ese uri kubona nyine byashoboka uri kubikora uri umwe, ntabwo wowe nataye njye ndi kubirako. Ntabwo wari uzi ibi byaye bajya ugavuneye cyakora ugava uburoho uri kwiyongorare. wataye Zambare ese uri kunabo nyine biranuba ibyo kurara nzeha byoshyero mangaye ihimbira gukuta bukaragi kwirara ari mu mihezo mbi umuvu. ntabwo nyine nuko aba yibye bona byakoyeme batekeza re bintu akora iyo warimye amahasi ugira ari gukwekana manga ararashe isabwoho piwa biragiye mu masane ukaragira buraye wabare kwihaza ugasana isane ukajyana isamwe kuni mwene nohe no wamva ko ikindisho kiye gusiha baba we ubabwo bukaragiye nyomo. Ese undi wewe wabigejeje tego kugira ngo birarengi ugihata narisiwe nukubira ko buri hegi biragiye aho bakaragwa bakameranye goyi bati nundi ko nandi kunenye kati mwihorere kagahu iki kiryigo katukireke kizapfugo ubwo kinyewe ubundi gihe twahegere birajya aho